baraza kumwegereza ibendera indahiro. maze kumva amategeko ategeka abashyingiranywe ntaharantu ko wowe kugira izine kubera umugore ukazabana uko twabyiyemeje. kugira ngo nabo bagire umuryango n'abazabakomokaho. Niyo mpamvu ariyo shingiro, umuryango ariyo shingiro kamere y'imbaga y'Abanyarwanda. Ingingo ya 210 ivuga ku ruhare mu bitunga urugo. Buri wese mu bashyingiranwe agomba kugira uruhare mu bitunga urugo rwabo bikurikije uburyo n'amikoro ye. Buri wese mu bashakanye agomba kugira uruhare mu bitunga urugo, nubwo mutazana ibingana, kubera yuko naho mukura mutahakura ibingana, ariko icy'ingenzi nuko buri wese agira uruhare mu bitunga urugo. Ndagira ngo ngane ku musozo w'izi ngingo y'iri tegeko. Zimwe mu mpamvu zikomeye zishobora gutuma abashakanye batandukana. Iya mbere ni ubusambanyi, guta urugo, gukurikiranwa no guhamwaho n'icyaha gishebeje, kwanga gutanga ibitunga urugo, guhoza undi ku nkeke, ihohotera rishingiye ku gitsina. Ibi ni ibintu abashakanye mugomba kwitwararika kugira ngo urugo rwanyu koko muzarubanemo akaramata nk'uko mubyifuza. Mugomba kwirinda guca inyuma uwo mwashakanye, nibwo busambanyi. Mugomba kwirinda guta urugo, mugomba kubyitwararika. Mugomba kwirinda guhozanya ku nkeke. Mugomba kandi kwirinda ibyaha byose bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Mu gusoza, ubwo tugeze mu gice cya kabiri cya gatatu cy'iki kiganiro. Ubundi ni igice cya gatatu tugisanga mu itegeko nimero 27 akarongo 2016 ryo kuwa 8 Nyakanga 2016, akaba ari itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura. Nubwo twagize umwanya wo kuganira na bano bageni ku birebana n'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye, iri tegeko riteganya uburyo butatu. Uburyo bwa mbere babwita
ivangamutungo rusange. Uburyo bwa kabiri babwita ivangamutungo w'umuhahano. Uburyo bwa gatatu bakabwita ivanguramutungo risesuye. Ubu buryo bwose umunyamategeko yagennye bwose bufite icyo bufasha ababuhisemo. Uburyo bwa mbere bw'ivangamutungo rusange ni uburyo ababuhisemo kandi barimo muri aba bageni. Ababuhisemo baba biyemeje kuvanga imitungo buri wese yishakiye akiri ingaragu. Iyo muzahaha mubana kandi buri wese akayigiraho uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi we. Ibyo nibyo bita ivangamutungo rusange. Tukiri kuri iyi ngingo, ndagira ngo mbwire aba basore baje gusezerana ariko n'aba bakobwa, birashoboka ko wari wariguriye ikibanza ahantu. Birashoboka? Ntibishoboka? Icyo kibanza ukiri ingaragu kikaba cyari kikwanditseho wenyine, ndetse no mu nguni yo hirya iburyo hamwe bandika uruhare rwa buri wese akaba hari handitseho 100%, kubera ko wari ingaragu nyine. None uyu munsi ukaba wasezeranye ivangamutungo rusange. Ubwo urasabwa iki rero? Urasabwa guhera ejo kujya gukosoza icyo cyangombwa cyawe, hakandikwaho na mugenzi wawe, kabone nubwo atigeze agutwerera. Birumvikana? Kubera ko ivangamutungo rusange riguhesha uburenganzira ku byo mugenzi wawe yahashye, nk'uko nawe biguhesha uburenganzira ku byo yahashye mutaranabana. Ubwo nibwo buryo bita ivangamutungo rusange. Buriya buryo bwa kabiri bita ivangamutungo w'umuhahano. Bwenda gusa n'ubwa mbere, ariko aho bitandukaniye nuko abahisemo ubu buryo bw'ivangamutungo w'umuhahano baba biyemeje kuvanga imitungo uhereye umunsi basezeraniye, ariko ibyo buri wese yihahiye mbere biguma ari ibye, kandi akaba yabikoresha uko abyumva, uko abishaka, atanagishije inama mugenzi we. Niyo mpamvu babyita ngo ni ivangamutungo w'umuhahano. Ubwo nibyo mwahashye muri hamwe, ariko ibyo umuntu yihahiye wenyine akiri ingaragu biguma ari ibye. Ibyo nibyo bita, no mu ndimi z'amahanga babyita communauté de biens réduits aux acquis. Ni ukuvuga ngo wavanyemo ibyo wihahiye ukiri ingaragu. Uburyo bwa gatatu babwita ivanguramutungo risesuye. Nk'uko n'iryo jambo ribivuga, ivanguramutungo, abahisemo ubwo buryo baba biyemeje ko buri wese azagira uwe mutungo n'undi akagira uwe mutungo. Cyakora bakazajya bumvikana gusa uburyo bwo gucunga no gutunga urugo rwabo. Ibyo buri wese atungisha urugo akabivana mu mutungo we bwite, n'undi akabivana mu mutungo we bwite. Ibitari ibyo bikaguma ari umutungo we bwite, akoresha uko abyumva, ashobora kugaba, ashobora kugurisha, ashobora gutangaho impano mu burenganzira bwe busesuye, bitari ngombwa yuko abanza kubijyaho inama na mugenzi we. Ubwo ibyo wenda twabibwiraga abazasezerana mu gihe kiri imbere, naho aba bageni bo twagize umwanya wo kuganira nabo. Nagira ngo rero ikiganiro nse n'ugihinira hano, nsabe yuko
mwongera mukamfasha tugashimira bano bageni biyemeje kubana guhera none bagatera intambwe ikomeye kandi bakabana mu buryo bwubahirije amategeko. Murakoze cyane. Yuko bafite ikibazo ni nabo tugira ngo duhereho. Hari mugenzi wacu wicaye hariya niwe tugira ngo duhereho kugira ngo abamufasha bamufashe anyure hariya kugira ngo agere ku ibendera. Abamufasha baraza kumwegereza ibendera indahiro. maze kumva amategeko ategeka abashyingiranywe mwakarato ko wowe kugira izine umbera umugore ukazabana uko wabyiyemeje kandi ukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Hari undi ufite ubumuga ngiye kwakira nanone umwana itamwana nshobora guhita nakira indahiro zabo abandi bagakomeza nkaza kuzakira. Bari abana nabo